ibihe byiza nshuti bakunze bavandimwe ba CEI Empire nongeye kubaramutsa bifuriza umunsi mwiza umunsi wo ku wa kane tariki 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 nk'ibisanzwe ndi kumwe n'umutumirwa sibwo umaze kubuza umutumirwa aracyane umusangwa umusangwa w'umutumirwa uko byamera kose ariko turaziranye urumva ko ari ibintu byiza nabonye kuri iyi mihanda ibintu bikomeje kugorana ibintu ntabwo byoroshye sinzi ikintu kiri kurakaza abanyarwanda muri no minsi navuga ko bitari kubanezeza ntabwo biri buze koroha ariko nizere ko wowe umeze neza nta muntu mufitanye ibibazo muri no minsi nta muntu dufitanye ibibazo kereka jyewe jyewe ubwanjye n'igihe dufitanye ibibazo mufitanye ibihe bibazo wowe isi ubwawe ntabwo byabura neza umuntu ntabwo yakwiburamo compromise ariko meze neza nta muntu dufitanye ibibazo rwose abandi rero mu gihe barimo bakubitwa mu gihe abandi barimo bakwa amafaranga asa nkaho ari ay'icyuzi cyangwa se bakubokeye simbizi abandi batwikwa mu mavuta busamake abandi bari gutwikwa mu mavuta ibintu rero sinzi niba leta itabona ko ibintu biri buze kuba nyine hari ikintu ubona kidasanzwe izi nkuru zimaze kuba nyinshi cyane mu baturage harimo ibintu sinzi ikibazo kirimo kigize ariko leta rega leta n'ubundi leta nitwe ni leta nitwebwe nitutabasha kwifatira abantu benshi bavuga leta abantu bagahita bumva perezida n'abaminisitiri oya ubwo rero navuga ko ari ibintu ubona bitasanzwe muri ino minsi muri iyi myaka reka duhere kuri iyi nkuru y'uyu musore urimo ukubita umukobwa amunywesha nyeri hano muri pisine amunywesha nyeri avuga ngo amafaranga amafaranga ye barayamaze bigaragara ko uyu musore uyu mukobwa asa nkaho yari amaze igihe amurya amafaranga cyangwa se hari n'abandi benshi bagiye bayamurya wenda akaba ari gutura umujinya uyu nguyu nibajije iyi ni puranka ese ibi ni ibyanyabyo ariko ndabase ibi koko byaba ari ukuri uyu muntu akajya kwifata amashusho gutya ese uwo yamufashe we ni bari bagamije iki ni puranka ngewe ko nabibonye nabonye ari puranka nyamara ibi bintu bishobora kuba atari puranka impamvu ari puranka ntabwo abantu umuntu yagamije kugira undi nabi ntabwo yajya kuri kamera none se abo tujya tubona bose se baba bagiye kuri kamera cyangwa barabatungura hari igihe babatungura ariko barabatungura urabona uburyo muri pisine bishobora kuba baserereye muri pisine birashoboka ntabwo ngiye nabyemera gutyo nanjye nabanje kubihakana ariko ahantu hose mbona biri kuzenguruka yaba ari na puranka uyu musore ashobora kwisanga muri gereza gereza y'iki se ni puranka nyine se puranka ni iki none se reka nkubwire urabona nk'aya mashusho ageze ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB aho se ntibigize icyaha kiheze kandi umukobwa yariraga ari no gutabaza nyine cyeka niba byanditse ko cyeka niba bafite script bakabyandika ko ari film bagiye gukina nabundi ibi ngibi byabigize icyaha oya none se wagize ngo uriya mukobwa atagiye kuba ari burega ibyo ngibyo RIB yabibyivangamiye ntabwo bishobora ko wenda RIB ishobora kubona nk'ibi ngibi ikabanga igiye gukurikirana uyu muntu atari umuntu atarize bariya abantu ugiye uko nababonye bariseriye n'ibintu babumvikanyeho nta cyaha mbonamo hariya agiyeho icyo mbona cyo bishaka ari puranka atari puranka ni uko birimo isomo oya n'abandi barebe n'abakunzi ba CEI Empire baraza kureba iyo video ni iki ni puranka z'abanyarwanda b'iyi minsi ariko dore n'urupfu rwa Ndira rwa Dore Imbogo ni uko yarwaye bakakamera bakayagote ati iyo ni filime wo mukina ntiyarinze apfa se abantu bakivuga ngo ni filime arimo akina rero n'ibi ngibi ngewe ntabwo nabifashe ko ari puranka ishaka iba ariyo ariko harimo isomo kuko yamubwiraga ngo amafaranga yanjye mwarayamaze
nyine ni prank ngo umundira none se n'abakobwa bikize ibikuzi by'ibyinyo cyangwa se abasore nabo basigaye bakura abakobwa ni uko ikigaragara ko ushobora kubigwamo mu gihe warimo uryoshya n'umuntu ugashiduka wisanga uri muri iyi situation nk'ingo y'umukobwa nabonaga arimo yagumezaga avuga ngo ni mu ntabare ariko reka mvuge ko wenda yaba ari filime ariko icyo nzi cyo nuko ibi bintu birimo isomo kandi uyu musore nawe ashobora kwisanga ari muri gereza niba yamukurikirana ibi birashoboka bigize icyaha ariko ubundi icyaha cyo birakigize no kugira ngo ukore filime ugomba kubanza ukabyandika no mu gihe ukwikirana akagira kuko none se nk'umubyeyi w'uyu mukobwa abibonye ntashobora kubikuririza se akajya kurega birashoboka wenda wenda isomo ririmo ni uko abantu wenda bagomba kugira gutese kwitonda wenda mu byo bakora no kurya ayo batakubokeye no kurya amafaranga utakubokeye buri ujye wicunga uretse ko muri ino minsi twamaze kumenya ko amafaranga bisaba gukoboka abantu bari kutwumva kubona amafaranga cyangwa se kurya amafaranga utakobokeye utaruhiye mbese ukabona amafaranga araje uramize umusore arakujyanye uramize nyamara jya uvuga ngo ese uyu muntu aranshaka nzishyura iki uvuze akantu keza nzishyura iki cyane rwose rero amafaranga buryo utakobokeye ajya witonda mu kuyarya unarya uziga cyane kuko hari igihe umuntu aguhereza arimo akubarira ati okay rimuzayarya nanjye nzabikwishyuza ibyo wariye byose bicunge rero bashiki bacu bagifite ariko umuco wo kwicunga hari ababa barawutaye hari abo bitagishobokera kwicunga cyane hari abo bigora kwicunga icyo bita gukura agahu kuntuzi ati njye nakuyeho ati njye nakuyeho byararangiye kama mbaya mfate gutya nanjye mufate gutya ari ugucungana rero ni ibiba biri ku mihanda nabonye ko nyine nkwiriye kuza kubinenga yaba ari filimi yaba atari filimi ngewe iyi video nayinenze ariko nanone harimo n'ubutumwa iba yari filimi ishobora kuba hari abo yakwigisha umukobwa akaba yakwitekereza akaba ngo ndamutse ndi muri situation nk'iyi ngiyi byagenda gute rero buri kintu cyose rero kijye kitubera isomo cyose kibonetse ntago ikintu kiza gutyo gusa ngo kigende buri kintu cyose kigiye abantu bagomba nyine kugira ibyo ukakigiramo biramutse ari riyo n'ubundi uriya muntu yaza kurokoka gute ariko ntabwo mba mbitekerezaho sikoviya no ukunda kuvuga ariko ubundi ninde wabaroze kwishyura nyine kuki abakobwa badafata fagitire ngo bishyure bigaragara bisa nkaho ari umuco nyamara bisa naho n'abasore tworoye abakobwa niko umuco wacu usa nkaho waganishijwe muri buriya buryo kuko hari umuntu ejo bundi twama tuganira yubatse vuba turimo tuganira uburyo rimwe na rimwe inkwano zijya zituma umuntu atabasha kuba yatwara uwo yakunze iwabo bakajya mu biciro ubwo yari amaze kumbwira inkuru y'uburyo umusore bamwatse inkwano y'ibihumbi agera kuri 500 ariko akaza guha kwa sebukwe avance ya 300 mu gihe agiye kwishyura andi hasigaye 200 ati reka uraduha amafaranga yuzuye kandi yarabahaye 300 yarabahaye avance bijya mu mpaka birangira mbese nyine nyine ubukwe bitabaye ariko umukobwa aza kusanga uwo musore abo ati mama uransebeje rwose n'ikindi gihe uransebeje utumye nyine ngaragara nabi ariko mu by'ukuri bigaragara nyine ko bafashe aba bakobwa abashiki bacu bagira nk'ibicuruzwa ugiye ati uramangaye ubundi mbere byari buri ikimenyetso cy'inka byari urukundo nta bintu n'ubudahemuka n'icyubahiro ariko uyu munsi mujya mu biciro mugasasa uramangaye 200 oya 300 shyira 250 abanga gutyo ukibaza n'itungo n'umuntu uwo muntu rero asoza ambwira ati ngewe njya gukwa nta wenda bigeze bangora ariko iyo baramuka bangoye nari gufata ayo mafaranga ngiye nkayashyira muri business kandi uwo mukobwa tukabana kandi ntacyo bari kuba bungutse kuko erega uyu mukobwa iyo gukunda
muragenda rero nibyo navuga ngo uyu munsi ntago umuntu asigaye abona umukobwa we nkaho ari umwana nyine ahubwo hari igihe rimwe na rimwe amubonamo yakuramo business yes amubonamo amafaranga rero n'abashiki bacu rero bagatuma bumva ko bakwiriye kujya bashakirwa utuntu nk'utwo twose rero ntago bikwiriye oya ko byamera kose inkwano yo wenda inkwano ni umuco nyarwanda wenda nuko byiswe ikindi cyane cyane ko wenda nk'inka usanga yajemo amafaranga nyinshi buriya inshuro nyinshi urumva tuvuge niba umuntu agiye ubundi kera bajyaga wenda tuvuge reka tuvuge ko bagiye gusaba kuko buriya habagaho umuranga yego byabaga bigoye ko ushupfa kubona umuntu wenda uvuye mu majyaruguru ngo ajye gushaka mu majyepfo za Rulindo ageze za Nyaruguru nta makuru afite noneho ibaze ngo ese umusore w'inyaruguru wenda yafata inka akayishorera paka ni Rulindo wenda muri no minsi biragoye none baravuga bati reka tuvunjemo amafaranga kuki batayigura hafi yaho ngaho hose rega niyo byajemo amafaranga ni biba byamaze kuba business uziko buriya nk'iriya nka utari gupfa kuyigurisha ariko iriya nka nyine cyo ari igihango abazamo indongoranyo n'ibiki iby'amafaranga byo si ikibazo ariko abantu bareke kwifuza kuko byanze bikunze ubundi intwano kwa ruvuga ngo avuye muri famiye imwe agiye mu yindi ni ikimenyetso cy'uko cy'urukundo kuko nanone kuba utakwera umuntu umukunda byumvikana ntabwo byumvikana rero ntekereza ko iyo distance yagiye ibamo hagati muri distance ndende aribyo byatumye wenda habaho ingurane wenda y'inka cyane ko n'inka zisigaye ari nkeya ugereranije no mu minsi ya kera ariko noneho ibaze ngo umuntu niba umuntu amuguze miliyoni wenda n'urugero kuko ibi niyo kintu cyajemo amafaranga byitwa kugura hazamo ibintu byo kugura kuko nubwo buriya byitwa ibindi mu muco oya no kugura kuko urumva hanazamo guciririkanya yabasi batazagamo guciririkanya ngo uramaya oya aya ni make ongera aya umwana wacu twamureze neza ukagira ngo umusore we ntiyarezwe ababyeyi rero babitekerezaho cyane ko bashobora no gutuma ibintu by'ibikwe wenda buriya uretse ko satani agenda yototera amakwe ariko ubundi ubukwe buriya ni n'umugenzo mwiza mu ijuru wubahwa ni umugisha nta muntu n'umwe utifuza ubukwe ya ngayo nguko n'ubu twari tukivuga ku bintu bijyanye n'abantu n'ibintu kuko byose byari biturutse kuri iyo nkuru y'uwo musore n'uwo mukobwa nyine barimo bagundaguranira muri pisine bapfanga amafaranga yari yariye n'iki biza gukururukana muri ubwo buryo ariko kandi nyine tubinenga ntabwo ubundi burya biriya bihahamura nyine abantu n'iki twabinenze nyine ushobora kubyita nyine bijyanye no kujya gutwika kuri TikTok ariko umubyeyi wawe yabibona akahita abibonamo ikindi kintu kitari cyiza nk'icyo nanjye nabonyemo yego hanyuma rero ku mihanda haracyari inkuru wanamugani buriya rero RIB ifite akazi muri no minsi RIB ifite akazi muri no minsi umugabo witwa Nzeyimana Fanta wo mu mudugudu wa Mugerero bazana bawe komeza komeza akagari ka Kabuye umurenge wa Nyakarenzo mu karere ka Rusizi afungiye kuri sitasiyo ya RIB azira gutwika umugore we amutwikishije amavuta yatuye amuziza ko yamubujije gushyamirana n'umuturanyi wabo yamutwitse ngira ngo wenda umugabo niwe watwitse umugore urumva umugabo yashyamiranye n'umuturanyi umugore aravuga ati nyamara mugabo reka have wishyamirana witera amahane undi nawe ubwo rero simba bari bifitiye akaritiro k'amavuta mu rugo agenda ararika aramutwika bikabije ngira ngo wahoze ureba ariya mashusho ariya mafoto biteye ubwoba mu by'ukuri cyakoze ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu ngo riracyarimo kandi ku buryo utakeka urumva icyo kintu ugafata umwanya wo gushyushya amavuta kugira ngo wihimure burega si ukwihimura buriya uvuze kwihimura uba uvuze kwitura umuntu ikintu kibi yakugiriye hanyuma rero urumva n'urugomo yamugiriye kuko kubuza umuntu mu by'ukuri kubuza umuntu gukora urumva yamurengeye ahubwo nuko atabimenye nuko atabimenye atabyitayeho ni bimwe by'abagabo byo kwihagararaho ariko
amafoto wenda ngira ngo baraza kuba bayareba mu kanya abakunzi ba Saa Empire bari kuyareba. ariko twibaze ngo ese ubu byatewe nuko yamubujije gusa cyangwa n'ubundi bari bafitanye ibindi bibazo? Ariko nyine wa mugani ashobora kuba harimo ikindi kibazo. Uyu ntabwo ari umujinya murandura nzuze kurya atuma utuya gushyushya amavuta ukaza ukayamenaho umuntu. Nyereka ko uyu mudamu yaragerageje no kuba yanamurinda ko ahubwo yajyana no gushyabirana n'uwo muntu kuko bishobora kuba byari buvemo n'ikindi kintu. Ariko nk'aho bidahagije umugabo Nzeyimana birangira we afashe ko umujinya agomba kubutura umugore we. Byanga bikunda hari ibibazo biba bihari ntabwo wamenya ibintu byo mu ngo, ariko igihe aricyo nuko ingo z'ikigiye zimeze nyine zurubatse nyine kubw'amazu, ariko nyine indani harimo umutingito. Harimo umutingito rwose, n'izazindi zirara zishya bwacya zikazima. Ubu hakorwa iki? Aha uzagenda uganiriza abubatsi bazakubwira hakorwa iki. Uganira n'umuntu wubatse ati nawe uzubaka uzumva. None se duhitemo kubireka? Aha uzatubanzirize niwe uzama amakuru nanjye mbone kubikora kuko buryo uko byamera kose ntekereza ko buriya iyo bigeze ku rwego umuntu ashobora kubangura ukuboko agakubita mugenzi we, ibyo bintu burya ntabwo bari ibintu bije ako kanya. Ese aho ntihaba harimo abiraye abagore wenda tuvuge, ariko nanone ntabwo umuntu yakwirara kuko bamutwikisha amavuta. Ntabwo ibyo bibaho kuriya unabishoboye wanamwice nyine n'iki cyo kigaragara. Iburiye ikintu utakwikorera cyangwa wumva utakorerwa wowe ntabwo yari byiza ko wagikorera umuntu. Amavuta ashyushye ukarika akabira ukayacuriraho umuntu. Uyu mugabo akwiye guhanwa pe, bye ntangarugero kandi buriya rero niyo mpamvu kandi urebe igisekeje washobora kumufunga kamara igihe runaka, umugore akajya kumusabira imbabazi. Umugore yazimusabira da. Abagore bashobora kuba ari abana beza, ntacyo batwaye ubundi usibye nyine utarumbye bari muzima. N'abagabo nuko bameze, utarumbye bari muzima. Taza kuvuga ku bagore gusa. N'abagabo nuko utarumbye bari muzima. Ariko minisiteri ishinzwe ifite mu nshingano kwita ku muryango bite ibintu kwahoze boneje bundi wo mu karere ka Bugesera hari n'amatemagura amavoka. Ibintu byabaye ibindi abantu bafite ihungabana nyamara. Icyo tuza kwitegura no kwitegura izi fight nyine buri gihe ukajya ubohora wizeye ko ugomba kuba wajya gukiza abaturage, nuko mbona no kubakiza ahubwo birangira ubiguyemo ahubwo. Ese turimo turibaza ngo se bari gusigira murage ki u Rwanda rw'ejo urubyiruko. Abana irumva gukura umwana afite igikomere ngo papa yatwitse mama. Turanenga rero, turabanenze, turanenga ihohoterwa gutya cyane abagore bafite ihohotera rishingiye ku gitsina mu ngo ryo mu ngo. Abantu mwubatse ngo bakubita abagore babo, bakubita abagabo babo, batumvikana nabo bashakanye, batumvikana n'abana bakarara babahoza ku nkeke. Turabanenza hano kuri Saa Empire. Ntabwo ibi bikwiriye kuba wazana umugore umukunze cyangwa se umugabo yakuzana agukunze uyu munsi mukaba muhora muri mu ntambara. Ntabwo bikwiriye, ntabwo ari umurage muri guhereza abana mwabyaye cyangwa se urubyiruko wenda rwabafatiragaho icyitegererezo. Navuga ngo rero turabanenga rero mwebwe mukora ibyo byose muhohotera abo mwashakanye cyangwa se abo mubana. Ntabwo bikwiriye, ntabwo bikwiye rwose. Ndumva rero twagana no ku musozo uyu munsi, tukajya mu bindi bikorwa byacu. Tukajya ku cyuzi gukoboka. Tukajya gukoboka, tukajya gushaka aho twakubokera kugira ngo tubone ayo twakubokeye. Rero dushimira abakunzi ba Saa Empire bakomeje kubana natwe. Navuga ngo ibiganiro kuri Saa Empire nakagaruka. Ciao ciao. Ciao ciao.